Reka mbahereze ikaze mu dukurikiye kuri channel yacu. Mr Ernest niko nitwa n'ibisanzwe. Dukurikire kuri channel yacu. Mr Ernest niko nitwa kuri channel. Searchinga iryo zina uri buze gutubona amavideo yacu atandukanye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku gice cyacu cya gatatu cy'imyizerere shingiro ya Gikristo cyangwa se imyemerere shingiro ya Gikristo. Igice cya mbere twavuze ku Mana, kubaho kw'Imana n'imiterere y'Imana. Igice cya kabiri tuvuga kuri Kristo, inkomoko ya Kristo, inzego za Kristo, amazina ya Kristo n'imirimo ya Kristo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku gice cya gatatu, igice cy'umwuka wera. Turi buze kuvuga umwuka wera mu isezerano, inzego n'ibigereranyo by'umwuka wera, imirimo y'umwuka wera mu isi, umubatizo w'umwuka wera, impano z'umwuka wera, imbuto z'umwuka wera. Iki gice nikiza kuba kirekire tubuze kugicamo kabiri, ariko katurebe uburyo twakoresha kugira ngo tukivuge cyose tugisoze. Ndabashimiye ko mugiye kudukurikirana. Mr Ernest niwe muri kumwe. Mbere yuko tugira icyo tuvuga, kanda subscribe, ukore share ndetse na like, hanyuma kugira ngo bisangize n'abandi, kuko ibi birakwiye ko nawe wabyumva. Nibyo wabyumvise neza. Tugiye kuvuga ku mwuka wera. Iki gice cyacu cya gatatu reka tugitangire. Mu isezerano rya kera bakunze gukoresha umwuka cyangwa umwuka w'Imana, aho gukoresha umwuka wera. Mu Giheburayo bakoresha rich. Iri jambo rich rikaba risobanura umuyaga uhuha cyane, ariko ufite imbaraga nyinshi ndetse n'izishobora no gusenya. Nibyo wabyumvise, umuyaga ufite imbaraga nyinshi cyangwa se umuyaga uhuha. Umwuka wera nibyo turi kuvuga. Ni umuyaga ufite imbaraga nyinshi ushobora ndetse no gusenya. Soma Itangiriro ibice 8 umurongo wa mbere. Ngere usome Kuva ibice 10 umurongo wa 13. Ibyo nibyo wabyumvise. Mu isezerano rya kera tubonamo ahantu harenga 100 hakoreshwa umwuka cyangwa umwuka w'Imana. Ahantu habiri honyine niho dusanga harakoreshejwe umwuka wera. Soma Zaburi 51 umurongo wa 11 ndetse na Yesaya ibice 63 ku murongo wa 10. Iyi mvugo yasuraga izakoreshwa mu isezerano rishya. Ibyo nibyo wabyumvise. Imirimo y'umwuka wera mu isezerano rya kera, iyi nayo tugiye kuyivugaho. Umwuka wera afite icyo yakoreye abantu kuri iyi si. Yahaye isura ibiremwa. Itangiriro 1 umurongo wa 2 kugeza kwa 3. Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7 ndetse na Zaburi ibice 33 ku murongo wa 6. Yifashisha Bibiliya usome imirongo yose, hanyuma nawe ubashe kugenda usobanukirwa. Nibyo wabyumvise, uko niko kuri. Yigishije abantu inzira yo gukiranuka. Soma Nehemiya ibice 9 ku murongo wa 20. Zaburi 143 ku murongo wa 10. Yakanguye abantu abagarura ku Mana. Soma Zaburi 51 umurongo wa 10 kugeza kwa 12, cyangwa se Yesaya 44 ku murongo wa 3 kugeza kwa 5, ndetse n'indi mirongo igiye itandukanye wifashishije Bibiliya. Ibyo nibyo wabyumvise neza. Imirimo y'umwuka wera ni myinshi, reka tuvuge no kuri uyu murimo. Yahaga abantu ubwenge n'imbaraga byo gukora ibintu runaka. Soma Kuva ibice 31 ku murongo wa 1 kugeza kwa 3, Kuva ibice 35 umurongo wa 10 kugeza kwa 35, Hagayi ibice 2 ku murongo wa 4 kugeza kwa 9, na Zakariya ibice 4 ku murongo wa 6 kugeza kwa 10. Iyo ni imirimo y'umwuka wera.
nibyo wabyumvise, umwuka wera yagiye akora imirimo myinshi itandukanye. Reka tuvuge ku mazina y'umwuka wera cyangwa se ibigereranyo byayo. Inzego n'ibigereranyo nibyo bidufasha gusobanukirwa umwuka wera uwo ari we. Iri jambo ndarisubiramo, nibyo wabyumvise. Inzego n'ibigereranyo nibyo bidufasha gusobanukirwa umwuka wera uwo ari we. Reka tuvuge ku mazina y'umwuka wera. Umwuka wera, soma Luka ibice 11 ku murongo wa 13, usome Abaroma igice cya mbere ku murongo wa 4 ndetse ukomeze. Gukoresha inyito wera mu byanditswe byera bishimangira uruhare afite mu bigize ubutatu bwera. Umurimo mukuru w'umwuka wera ni ukuzana ubwere bw'Imana mu muntu. Uru rwego kandi rumutandukanya n'indi myuka yanduye ikorera mu isi. Ibyo nibyo wabisobanukiwe. Irindi zina rya kabiri harimo umwuka w'Imana. Yitwa umwuka w'Imana kubera ko aturuka ku Mana. Irindi zina rya gatatu, umwuka wa Kristo. Soma Ibyakozwe n'Intumwa umurongo wa 16, ibice 16 ku murongo wa 16. Katuvuge n'iri zina, umwuka wa Kristo. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 16 ku murongo wa 17. Yitwa gutyo kubera ko umurimo nyamukuru w'umwuka wera niwo gutuma Kristo agaragara mu itorero ndetse agaragara no mu buzima bw'umukristo. Abaroma ibice 8 ku murongo wa 9. Irindi zina, umufasha. Yohana 14 ku murongo wa 16. Umwuka w'ubuntu. Zakariya 12 ku murongo wa 10. Umwuka w'ubwiza. Petero wa mbere ibice 4 ku murongo wa 14. Umwuka w'ukuri. Umwuka w'ukuri. Yohana ibice 16 ku murongo wa 13. Umwuka w'ubugingo. Abaroma 8:2. Umwuka uduhindura abana b'Imana. Abaroma 8:15. Umwuka wera aduhindura abana b'Imana. Umwuka w'ubwenge. Soma Efeso igice cya mbere ku murongo wa 17. Umwuka wera atanga ubwenge ku bizera. Ibi bizasobanurwa mu isomo rindi tuzavugaho. Nibyo wabyumvise, umwuka wera atanga ubwenge. Niyo mpamvu harimo n'izina umwuka w'ubwenge, umwuka w'ubuhanga, umwuka wo kujya inama, umwuka w'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka, umwuka wo kubaha Imana. Ibyo nibyo wabyumvise, amazina n'ibigereranyo by'umwuka wera. Twahoze turi kuvuga amazina y'umwuka wera, noneho reka tuvuge ibigereranyo by'umwuka wera. Umwuka wera afite ibigereranyo byinshi, ariko tugiye kureba hamwe ibigereranyo 4 by'ingenzi. Ariko umwuka wera afite ibigereranyo byinshi. Reka duhere kuri iki kigereranyo. Inuma. Inuma ni ikigereranyo kimenyerewe cy'umwuka wera. Soma Luka ibice 3 ku murongo wa 21 kugeza ku 22, cyangwa usome Matayo ibice 3 ku murongo wa 16, Mariko igice cya mbere ku murongo wa 10, Yohana igice cya mbere ku murongo wa 32. Umwuka wera agereranywa n'inuma kubera ko inuma ari inyoni y'inyamahoro, y'inyangamugayo, igwa neza, yitonda. Ibyo wabyumvise. Reka tuvuge n'iki kigereranyo, umuyaga. Soma Ibyakozwe n'Intumwa ku murongo wa 2 ndetse n'ibice 2.
nubwo umuyaga utagaragara ariko ugira imbaraga, uracengera, utanga ubuzima, n'umwuka wera ukora muri ubwo buryo. Reka nsubiremo iri jambo. Nubwo umuyaga utagaragara ariko ugira imbaraga, uracegera, utanga ubuzima, n'umwuka wera akora muri ubwo buryo. Nibyo wabyumvise, n'umwuka wera akora muri ubwo buryo bw'umuyaga, nk'uko umuyaga nawe wumva uhuha ugacengera. Nibyo wabyumvise. Reka tuvuge ikindi kigereranyo cya gatatu, umuriro. Soma Matayo ibice 3:11 cyangwa se Ibyakozwe n'Intumwa ibice 2:3. Umuriro uratwika, urashusha, uzana umucyo, ariko ku ruhande rumwe urangiza umwuka wera ugereranywa n'umuriro, kuko yeza azana ububyutse, azana umucyo, ariko ku rundi ruhande azana urubanza. Nibyo wabisobanukiwe. Reka twitabaze ikigereranyo cya kane, amazi. Yesaya 4:4. Ndavuga Yesaya 44:3. Yohana 3:5-7. Aravuga ngo uze gusoma iyo mirongo nawe witabaza Bibiliya. Amazi amara inyota, areza, n'umwuka wera ukora gutyo. Nibyo wabyumvise, twaba turi kuvuga ku bigereranyo by'umwuka wera. Amazina n'ibigereranyo by'umwuka wera tubisoreje aho ngaho. Reka tuvuge kubaho n'ububana by'umwuka wera. Hari ukuntu abantu bumva umwuka wera, bamwe bumva ko ari umuyaga usanzwe, umwuka usanzwe, ariko iyo dusomye mu byanditswe byera tubona ko umwuka wera ufite ubuzima. Umuntu nk'uko twabibonye ko nubwo Imana ari umwuka ariko iriho, n'umwuka wera nuko biri. Ibihamya by'ibyanditswe byera ko umwuka wera ufite ubuzima. Yesu yavuze ko azoherereza abigishwa umufasha wo kubana nabo. Soma Yohana ibice 14:16. Usome n'ibice 16:4-14. Ikitariho nticyafasha umuntu, nticyakwemeza umuntu, nticyakwigisha umuntu, nticyayobora umuntu. Agira agahinda. Soma Abefeso ibice 3:30. Ikitariho nticyagira agahinda. Reka iki gice cya gatatu cy'umwuka wera turi kuvugaho tugicemo kabiri, kuko ni kirekire cyane. Akandi gace gato gasigaye tuzakavugaho mu kindi kiganiro. Mwakoze ko mwakomeje kubana natwe, mugakomeza kudukurikirana. Nitwa Mr. Ernest, ndabashimiye.